ariko noneho wari kwirebera amajyambere ariho iki gihe. Nyabuneka urebye mbere ya jenoside mbese mw'ibyo bihe ukuntu umurenge wa Ruhuha hasaga, ariko ubu umuntu w'Imana uhitegereje ni ukuri wagira ngo ni Kanani bajya bavuga. Byari bikomeye cyane kugira ngo wenda tubashe kumvikana n'abandi, abaturanyi, abanyeshuri twiganaga, byari bitugoye. Njye mbyiruka ku mibyirukire yanjye hariho irobanura kwiga, ariko ndashima ko amashuri twese turi kuyateteramo. Turabanza tukabishimira nyakubahwa Bwana Paul Kagame ngo turumye rwose tubona umutekano ugeze ahangaha. Ntabwo ibi byiza mbona ubu ngubu byigeze bibaho muri uru Rwanda. Oya, tugomba guhinduka bashyashya nk'uko umubyeyi wacu yavuze ko u Rwanda rwacu ari rushyashya, kandi koko turabibona. Ubu urabona ukuntu u Rwanda ari rushyashya. Okay, baturage baturarwanda mwese, iyi ni Vanessa TV show. Amazina nitwa Nzamwita Claude, nkaba nasuye abaturage bo mu karere ka Bugesera. Tukaba tugiye kuganira, murabizi ko muri iki gihe ari amateka turi kwibuka jenoside. Ubwo rero hari abaturage nasanze hano muri uyu murenge wa Ruhuha. Ndashaka ko baza kutuganira. Muze watangira utubwira amazina yawe? Nayababwira, nitwa Sekanyambo Felicien, nkaba ntuye ari Rugarama, ni mudugudu wa Rugarama, akagari ka Bihari, umurenge wa Ruhuha. Urakoze. Ni umurenge wa Ruhuha nyine, birumvikana. Mbabonye muri kuva mu biganiro uyu munsi. Ese muze ubona ubuzima mwari mubayeho, kuko nyine ni amateka ugiye kudusangiza mbere ya jenoside n'aho irangiriye n'uko wumva umeze. Ese ubona amateka, wadusangiza ku mateka ya mbere n'aho u Rwanda rugeze ubu ngubu? Rwose nababwira amateka kuko ndayazi, nayo nirebeye neza n'amaso yanjye. Hariya mbere ya 59 ibyabaye narabibonaga, muri za 73 ibintu by'intuza by'ubwicanyi byabayeho narabibonaga. Ejo bundi muri 90 kugeza 94 ibyabayeho bibagahemumunwa. Ariko ni ukuri kubw'amahirwe aho jenoside irangiriye, ibintu nsigaye mbona ku iki gihe, uyu mubyeyi nyakubahwa Paul Kagame, umva nkubwira, Imana izamuha amahoro n'imigisha. Uzi yuko rwose aho ibintu bihindukiye, iyi ikaba ari leta y'ubumwe yibunze abanyarwanda, ituma abanyarwanda twese dukundana nk'uko bikwiriye. None tubonye agahenge k'imyaka 30 isaga, aribwo bwa mbere mbibonye rwose. Ko noneho wari kwirebera amajyambere ariho iki gihe. Nyabuneka urebye mbere ya jenoside mbese mw'ibyo bihe ukuntu umurenge wa Ruhuha hasaga, ariko ubu umuntu w'Imana uhitegereje ni ukuri wagira ngo ni Kanani bajya bavuga. Iyi ni amahoro pe. Ariko icyo nshima cyane ni uko abavandimwe dusigaye dukundana, nta kugira bya bindi by'ingengabitekerezo. Ubu urahura n'umuturage ukumva bimeze neza, ugashima Imana. Rwose yaba umuto yaba umukuru, ni ukuri u Rwanda rwazanye amahoro n'ubwa mbere mbibonye muri iyi myaka 30. Nuko icyakora niba hari ikindi wifuza kumbaza mu byo naba narabonye, umbaze ndakubwira. Ariko ni ukuri u Rwanda muri iyi myaka 30 mbonye ni amahoro pe. Ahubwo icyo nsaba Imana, uwatwongera indi myaka inarengaho y'amahoro ngo wirebere uko u Rwanda rwazaba rwarabaye Buraya njya numva. Nuko murakoze, nuko icyo mwongera kumbaza mbasha kumenya ndabibabwira. Nibyo muze, n'ubundi twaye tukiganira, turagira ngo udusangiza amateka
y'ingoma ukuntu zagiye zisimburana, uburyo ubona u Rwanda uko rwabayeho, uburyo ubona n'amateka uko yagiye ahinduka kugeza kuva kera nyine kugeza ubu ngubu aho u Rwanda ubu rubona. Turagira ngo uduhe iyo shusho ya mbere ugeze n'aha ngaha kuri iyi generasiyo nyine, kuri iki kinyejana, utubwire aho u Rwanda rugeze n'aho rwavuye. Amateka nibuka kandi nirebeye neza, mbere ku ngoma ya cyami hariho umwami bitaga Kigeli Ndahindurwa wa gatanu. Noneho rero hagiye kubaho revolusiyo 59, bamukoreye revolusiyo, ubwo bafata abaturage bakajya babatwikira, hanyuma baza no kubirukana mu gihugu, ariko ubwicanyi bwari butarakara cyane, barabirukanye bamwe bakajya bahunga bagana hariya muri Kongo, abandi bigira ahandi bakabatwikira bakahunga igihugu. Ubwo haba hagiyeho perezida w'agateganyo bitaga Mbonyumutwa Dominique. Mbonyumutwa rero yakoze umwaka umwe, haba hagiyeho Gerwara Kayibanda. Kayibanda rero nawe yarategetse igihe gitoya kigeze nko ku myaka 10. Imyaka 10 igezeho rero harongera habaho imvururu, barongera bica abantu muri za 73 nyine mw'ibyo bihe, barabicaye bajugunya muri za Nyabarongo, abandi si ku buryo biteye ubwoba. Noneho ngo binyarukere ubwo abavuyeho habagiyeho General Major Habyarimana Juvenal, nawe amukoreye kudeta. Noneho rero ubwo Juvenal Habyarimana arayobora nk'imyaka nkeke igera hafi 25. Ubwo rero hagati ya 1990 na 1994 haje kubaho nanone ubwicanyi muri 1990. Ndumva igihe kimwe aho za Ngororero za Kibirira bagiye batwikira abantu mu mazu bahunze, bamwe bahigwaga icyo gihe mu gihe cya jenoside. Noneho ngo bimara kugera muri 1994 1993, ubwo bamwe babashije guhunga batarahungiye za Ngororero ngo babatwikireyo, cyangwa ku Muhororo ngo babatwike, bahungiye muri za Nyakabanda Gitarama. Icyo gihe muri iyo komine ya Nyakabanda hayoboraga uwitwaga Rukiramacumu Jean Pierre, niwe wagerageje gutabara abahungaga bava muri perefegitura ya Gisenyi baza muri za Nyakabanda. Wa mugabo yarabatabaye, arabaza, abashyira muri koforwa yari ikuriwe n'umupadiri bitaga Buruge. Abantu barahabaye umwaka n'amezi 4. Aho Habyarimana apfiriye, noneho ibintu byo kuvuga ngo bagiye kubatsemba hari byo bita gutsembatsemba. Rukiramacumu Jean Pierre aravuga ati ntabwo aba bantu babaye hano imyaka ingana gutya, ati ntabwo nakwemera ko bagwa inaha ngaha. Babashakira amamodoka meza y'amadayihatsaya na polisi ya komine, bose barabaherekeza babazana hariya ahantu bita Kabgayi. Kabgayi barahaba, bahamara amezi 2, ndabyibuka. Amezi 2 ageze, noneho nibwo bashatse kuza kubatsembatsembera hariya aho za Kabgayi. Abari muri groupe scolaire bitiriwe Notre Dame de Lourdes bahageze ari abantu 7,000, bababohoje hamaze gupfamo 4, hasigaye 3. Ubwo rero bari harya hepfo muri za primaire, bari kuri Tarafiporo, abari kureveshe bose n'abari muri za primaire. Ubwo inkotanyi nibwo zaje kubabohoza, zihahurira na babandi bari bariyise ngo ni inzirabwoba. Wa mugabo nibo babohoje abo bantu babavana i Kabgayi. Mu by'ukuri nanjye nari ndimo. Baratuzana turazana hariya mu Ruhango. Tuva mu Ruhango dusanga Akanyaru
neza ikiraro cyaracitse twambukira ku duti tugiye tumeze dutya n'udutiyo twari turimo, ubwo duhita tuza tugera hano ku Ruhuha. Umenye ko u Rwanda neza rwari rwahungabanye cyane, uretse ko inkotanyi zaje zikarutabara. Noneho hariya twari duhari turi abantu bageze ngo ku bihumbi 70 bagiye baturuka impande n'impande. Nuko rero igihe kiragera rero ikayihumure riza kuboneka, babwira abantu bajya mu cyaro baratura. Nanjye urumva iyo naturukaga iriya hafi ya za Bigogwe, Ngororero, duhunga ngo tutipfira. Ubwo tugeze intanga batubwiye gushaka gusubirayo, ntabwo ubwoba bwigeze bumvamo, niko kujya gutura hariya hepfo i Rugarama. Nuko ubwo hajeho Perezida Bizimungu, ndumva ari we wabanje kujyaho by'agateganyo kuri iyi ngoma y'ubumwe, ya leta y'ubumwe. Nuko bukeye rero hajyaho uriya nyakubahwa umubyeyi wacu Paul Kagame yo kagira Imana mu Rwanda. Nuko amaze ni aka gahenge tumaze k'imyaka 40 nabaho nibwo mbibonye. Noneho ubwo batuma abantu bose bajya mu by'amahoro n'ubumwe no kwiyunga no gukunda. Ndagira ngo nkubwire, ubu ngubu ari wa wundi wahigwaga, ari n'uwiberaga hariya adahigwa, ari n'abavutse ubu twese tunze ubumwe, ibintu bimeze neza kandi tubitekesha nyakubahwa Bwana Paul Kagame. Imana izamuha amahoro n'imigisha. Ni ubwa mbere uzi ukuntu ari kuba abantu benshi bishimye, bya bindi byo kureba ngo uriya asa gutya, bya bindi byo kureba ngo uriya ni mugufi undi ni muremure, ntabwo bikiriho pe. Ubu u Rwanda rufite umutekano, dushatse twavuga ko ari i Kanani. Bantu b'Imana, amateka nzi nayo. Icyo ko wagira ikindi yaza kumbaza, ni ukuri nkasanga nkizi ndamubwira. Bavandimwe, bijya binshimisha iyo nicaranye n'abantu ndetse batigeze babona ibyo bintu bakambaza, ndabibatekereza. Ariko ni ukuri ubu ngubu ntawe ukireba undi ngo ni mugufi, ntawe ukireba undi ngo ni muremure. Ubu barakundana, babona ubushera bagasangira, maze noneho bashaka bakanabyina. Ubu bintu byahindutse bishyashya. Waduha akandi gahenge k'imyaka nk'iyo tumaze, tukagumya tugashimira Imana. Murakoze. Muze, nibyo koko urabona ko uru Ruhuha mutubwiye ko mwarugezemo bigoranye, mukarugeramo mubona hari amashyamba, hari ibihuru, ariko urabona ko amatara ku mihanda, iterambere rihari, ni ikintu cyo kwishimirwa cyane. Murakoze cyane. Harya amazina ngo ninde? Nitwa Sekanyambo Felicien. Urakoze muze, urakoze. Kandi mukomeze kwibuka mwiyubaka. Nibyo koko bakunzi ba cano yacu, nibyo koko turabashimiye cyane. Hano hari undi mukobwa wicaye impande ye, urabona ko twabasuye muri uru Ruhuha. Muko hari ikintu watubwira, amazina ninde? Amazina ni Kayitesi Monica. Njyewe murakoze cyane. Njyewe nta kintu, urebye nta kintu narenza kuri muzehe, kuko we afite amateka menshi kuruta yacu. Mu by'ukuri ibintu byabaye ntawabisubiramo ngo birangize. Ikintu twavugaho kandi tukanagishimangira ni ugushima umubyeyi wacu. Njyewe nari nkiri muto cyane, ariko mu by'ukuri ibintu twagiye tubonesha amaso, hagiye bijira mu nzu batemagura abantu bose bagahera ruhande, twabibonesheje amaso yacu, ariko nta kindi twabikoraho. Ndashima Perezida rero, yatubereye umubyeyi. Ni ukuri simfite uburyo nabivugamo, byari bikomeye cyane kugira ngo wenda tubashe kumvikana n'abandi, abaturanyi, abanyeshuri twiganaga, byari bitugoye. Ariko ubu ngubu turaganira nabo, ni basaza bacu, ni bakuru bacu,
ibyo byose turabikesha umubyeyi wacu mukuru. Rero abantu bo barapfuye, ugasanga mpagaze ahangaha, umuryango munini waragiye, urumva rero byari bigoye cyane kugira ngo umuntu abyakire yumve ko ari mu bantu. Ariko ubu ngubu tubisangamo, ntabwo mbese icyo gihe byari bigoye ku buryo utabasha guhura n'umuntu ngo umusuhuze, dore ko ahanini twarebesheje amaso, abantu bagiye batwicira imiryango, twari abana, mu by'ukuri bikakuvuna kugira ngo uhuze nawe cyangwa se umwiyumvemo. Ariko ubu turasangira, turaganira, turatahana ubukwe, ibyo byose ni umubyeyi wacu wabikoze. Turamushimiye rero kandi yatubaye hafi, natwe twariyubatse, twagiye twiyubaka, ni ukuri urebye ntabwo tumeze nabi, yatubaye hafi. Ntabwo rero njyewe mfite ubunararibonye bwarenze umubyeyi wacu wabisobanuye, ni ibyo ngibyo. Gusa icyo twasezeranye umubyeyi wacu ni uko natwe ntituzamubera ibigwari, kuko yaradutabaye, turiga turarangiza, bandi bafite akazi, urebye mbese hari aho twavuye n'aho twageze. Nuko rero ndumva ntacyo narenzaho. Murakoze cyane. Harya amazina ninde? Kayitesi, urakoze cyane. Bakunzi ba Vanessa TV show, n'ubundi murabona ko hano hari umujeni ukiri mutoya, ariko muzi neza yuko amateka tuyiga, tukayigishwa, tukabwirwa n'ababyeyi. Nawe sinzi nimba hari icyo yatubwira, ariko byanze bikunze hari icyo azi. Nawe muko watubwira amazina ninde? Amazina? Umutoniwase Florence. Florence, wadusangiza ku mateka uzi mu gihe cyawe? Nabivuga nkuko nabivuze, nitwa Umutoniwase Florence. Amateka yarahari cyane. Mu myaka yanjye mfite nago ari myinshi, ariko sinamike kuko ababyeyi banjye bagendaga banganiriza, bakagenda banganiriza mu gihe nk'iki ngiki tuba tugezemo cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Mfite ababyeyi banjye ariko bagendaga banganiriza, bakambwira nti muri karitsiye naho twabyirukiraga twebwe hagendaga habaho irobanura, icangura mu bana, mu rubyiruko twari kumwe. Umubyeyi wawe yaba ari kumwe, ubonye n'undi mwana akavuga nti uriya mwana ntago nshaka ko muzongera kugendana. Ukaba wamubaza nti se kubera iki bimeze gutyo, akavuga nti nibo bishe sogokuru wawe, nibo bishe ba marume bawe, nibo bishe ba nyogosenge, imiryango ikomeye nyine yacu, ngo nibo babishe. Bigatuma tutisanzura nk'uko bikwiriye, bikanatubabaza cyane kuko nk'ubu ngubu nkanatekereza nkavuga nti ubu basi sogokuru wanjye yasaga gute, ese izo famiye zanjye zari zimeze gute. Urumva mu icyo gihe kuko byabaye ari ibintu bitunguranye, bitari byiteguwe, byabaye ibintu by'impanuka gutyo. Ariko ndashima Kagame Paul wacu yabikoze. Ubu muri karitsiye aho twabyirukiye ibintu bimeze neza, baragenderana, barashyingirizanya, turasangira. Kandi imbere kwiga habagaho irobanura. Njye mbyiruka ku mibyirukire yanjye hariho irobanura kwiga, ariko ndashima ko amashuri twese turi kuyateteramo, urubyiruko rukiga rukiteza imbere. Ndashima rwose umubyeyi wacu Kagame Paul, ntacyo nabona namuvugaho. Umubyeyi wacu yabivuze, ariko gusa nashakaga kumushimira nimbitse leta yagendaga iganiriza, ikabaganiriza, ikababwira nti ibi bizashira, bizarangira, bakagenda babahumuriza, babaha icyizere cy'uko rwose bitazagaruka ukundi. Kandi rwose urabona ko nta kibazo, u Rwanda rwacu rufite amahoro. Nezezwa no kubona abo bambuzaga ngo nitugendana ubu tugendana, nezezwa no kubona bambuzaga kugenda ubu mpagenda, ndetse n'ababyeyi bacu bakabaganiriza. Murakoze cyane rero, ariko cyo nakibandaho cyane no gushimira umuyobozi wacu, arabikwiriye rwose. Murakoze cyane. Muzehe,
ndabona ari we muntu urimo ukuze. Ni igiki wahugura abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside? Ni iki wasaba ku Rwanda rwacu kugira ngo rukomeze gutera imbere? Kubera amahoro n'umutekano tumaze kugeraho, ukaba ubona u Rwanda rurushijeho kuba rwiza, turabanza tukabishimira nyakubahwa Bwana Paul Kagame watumye rwose tubona umutekano ugeze ahangaha. Ntabwo ibi byiza mbona ubu ngubu byigeze bibaho muri uru Rwanda, ariko inama nagira nanone abantu bagifite wa mutima wa kinyamaswa, abantu bagifite umutima wa ingengabitekerezo ya jenoside, bashatse rwose bayireka, niho twarusha kugiraho amajyambere. Nicyo cyatuma turushaho kugira amajyambere meza, dukomeje urukundo nk'ururiho ubu ngubu, nk'urw'umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame atwigisha ati nimukundane, mumenyane, umuturanyi amenye undi, imvura nigwa mugenzi wawe akugamishe, nurwara mugenzi wawe aguheke. Rwose abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo uretse no kwanga igihugu gusa, nabo ubwabo baba biyanga, ahubwo baba bica amajyambere y'igihugu. Bakwiye gukundana nk'uko umubyeyi wacu abitwigisha, kandi burya nyamara ni nabyo Imana ishaka, kuko burya iyo utunze umuntu urutoki rumwe nawe uba wihemukiye, kuko izisigaye uba uzitunze. Nibyo byiza rero, nicyo gituma niba ushaka ko mugenzi wawe agira amahoro, nawe banza uyamuhe, maze mukundane. N'abana nibabona dukundana nabo bazarushaho, tubigisha urukundo aho kwirwa tugira ngo tugende dusebanya tubigisha gusebanya cyangwa oya, tugomba guhinduka bashyashya nk'uko umubyeyi wacu yavuze ko u Rwanda rwacu ari rushyashya, kandi koko turabibona. Ubu urabona ukuntu u Rwanda ari rushyashya. Maze rero bavandimwe, nta handi nageza, ndashimira Imana, ngashimira nyakubahwa umuyobozi wacu Paul Kagame, ngashima rwose n'umutekano nsigaye mbona ahangaha ntari narigeze mbona muri iki gihugu. Imana ibahe amahoro n'imigisha, kandi ndabasezeyeho muramuke. Murakoze muze, murakoze bakunzi ba Vanessa TV show. Murabona ko twari turi mu karere ka Bugesera, twari twasuye ahantu bari kwibukira. Ubwo rero muri make turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Njye amazina nari Nzamwita Claude. Imana ibahe umugisha.